hariho umugabo ufite amafaranga. Uwo mugabo yari afite amafaranga menshi cyane, afite inzu nini, afite imodoka nyinshi, afite amakampani menshi, ahantu yari atuye abantu bose bamuzi, bitewe nuko uwo mugabo yari umukire cyane. Yari umukire ku buryo bugaragara mu bitambukire, imodoka ziwe, ahantu atuye, ubonaga nyine ko ari umugabo wifashije udafite ikibazo kijyanye n'amafaranga. Yari afite amafaranga menshi cyane pe. Nyuma yuko uwo mugabo ari umukire afite amafaranga menshi, yagiraga umutima mwiza cyane, wabonaga ko ari umugabo w'inyangamugayo. Uwo mugabo buri ku cyumweru mu gitondo yarabyukaga akajya gusenga, none mu nyuma yo gusenga yatangaga amafaranga menshi nk'ituro mu rusengero kugira ngo aya mafaranga aze gufashishwa abantu batishoboye. None uwo mugabo mu buzima busanzwe abaturage batuye muri icyo gice, muri ako gace k'iwabo, bazaga kumusaba amafaranga ahantu atuye, kandi no mu kuyabaha ntiyigiraga ababaza impamvu cyangwa se ikintu bagiye gukoresha ayo mafaranga. Kuko waje kumutura ikibazo cyawe yaguhaga amafaranga nta bintu byinshi akubajije, nta kibazo ubona abifite, ndetse anishimye. Ubonaga ko ari umugabo ugira umutima mwiza Imana yaguroreye, umugabo nyine w'inyangamugayo pe. Yafashaga abaturage batuyemo, nta muntu n'uyu n'umwe wamusabaga amafaranga cyangwa se aje iwe kumusaba amafaranga kagenda n'imbokoboko. N'ubundi yagendaga uwo mugabo amuhaye amafaranga yaje yifuza. Uwo mugabo aho ngaho yari atuye, abaturage baramukundaga, buri wese yaramukundaga bitewe n'ukuntu yari umuntu mwiza, yaba abakecuru, yaba abasaza, yaba inkumi, yaba abana, yaba mama, bose bakundaga uwo mugabo bitewe nuko yagiraga umutima mwiza. Yagufashaga rwose atitangiye itama, amafaranga yiwe yarayerekwa, ubwo uko yinjaga nako yagerekuraga, abonaga nta kibazo abifiteho. Umunsi umwe haza umubyeyi kumusaba amafaranga. Umubyeyi aramubwira ngo mfite ikibazo, umwana wanjye barimo baramwirukana ku ishuri, nta mafaranga y'ishuri mfiteho, kandi ubuzima burankomereye, kubona amafaranga yo kwishyura inzu, kubona amafaranga yo kuba nagura ibyo kurya, kugura imyenda, ni ibintu bigoye. Ati umwana wanjye barimo baramwirukana mu kigo bitewe nuko amafaranga mfite yo kwishyura minerivare. Rero nje kugusaba ati nimba wambona amafaranga ukamfasha nkajya kwishyura umwana wanjye minerivare akabasha kuba yakwiga. Uwo mugabo nta kumubaza ibibazo byinshi rwose, yahise agenda ahantu abika amafaranga, atora nyine ibanda ry'amafaranga, azanira uwo mugore aryamuha. Uwo mugore nyamushimira, turakoze rwose, tumurwanyeho, ati byanyobeye ahantu bivana amafaranga. Uwo mugabo rwose amubwira ati nta kibazo rwose mama, igendere kabisa, agenda wishyura umwana wawe minerivare. Ubonaga ko uwo mugabo nta kibazo na kimwe abifite rwose ko yafasha umuntu. Nuko uwo mugore abaragiye. Nuko batwereka ku munsi wa kabiri haje undi mwana w'umusore kugira ngo aze gusaba ubufasha wa mugabo w'umukire utuye muri iyo quartier batuyemo. Nuko wa mugabo w'umukire aramwakira, nyine amwinjiza mu nzu nk'abandi bose, aramwicaza. Nuko wa musore aramubwira ngo ntumvishe ko ujya ufasha abantu benshi muri izi quartier, ati rero nanjye nari mfite ikibazo. Ati ni ikibazo gikiye mwana muto, ariko umukire amubwira. Nuko wa musore aramubwira ngo shiri wanjye akeneye ko yajya muri vacances cyangwa muri vacation cyangwa se mu biruhuko, mu Kinyarwanda cyiza ngo akeneye ko yajya mu biruhuko, kandi maze iminsi mubeshya yuko nzamuha amafaranga yamujyana mu biruhuko, ariko rwose nayo mfite rwose, nakoze iyo bwabaga, nabuze amafaranga nahashire wanjye kugira ngo abashe kuba yajya mu biruhuko nk'uko nabimwemereye. Ati rero niyo mpamvu nafashe umwanzuro, ndavuga ati reka nze nkubwire ikibazo mfite, ndebe niba nanjye wamfasha nk'uko ujya ufasha abandi. Wa mugabo rwose nta kongera kumubaza ibindi bibazo byinshi, umubaze se sheri wawe, nta kibazo n'ikintu kimwe uwo mugabo yigeze amubaza. Yese rwose nagenda ahabika amafaranga, n'undi azanira uwo mwana w'umusore arayamuha, ati genda rwose ufashe sheri wawe ukemura ikibazo cyawe ufite. Wa musore nawe nyine arahaguruka aramushimira, nuko aragenda. Umva ko umugabo nyine, urumva ko nta mutima mubi yagiraga, ngira ngo murabyumva, kugira ngo uzabone umuntu umeze gutyo ni ibintu bigoranye. Urumva ko umugabo yagiraga umutima mwiza, atekereza kwifatirwa umuntu amafaranga bitewe nuko ngo akubwiye ikibazo ngo sheri wiwe ngo amafaranga kugira ngo mu biruhuko ngo afite, ukagenda ukamuha amafaranga. Uwo mugabo urumva ko yari umwana mwiza kuko yatanga amafaranga rwose nta kibazo uba abifiteho. Nuko batwereka ku munsi wa gatatu haje undi mukobwa. Nuko mukobwa ababwiye wa mugabo wamukire ikibazo cyiwe, ati mwana wanjye ari hafi kuzuza imyaka iyi n'iyi, ati nanje kugusaba ubufasha, nimba wamurira amafaranga nkazabona nimba nabona uburyo nakoreshereza uwo mwana wanjye ikirori, nyine nkamukoreshereza anniversaire. Wa mugabo nakumubaza nawe ibintu byinshi, aragenda akora muri aya mafaranga yiwe, aha wa mukobwa nyine ngazakoreshereza umwana wiwe anniversaire. Uwo mugabo nyine ubonaga ko ari umugabo ufasha cyane. Uko iminsi yagiye iza, uwo mugabo yagumyaga afasha abantu, dore ko yari afite n'amafaranga menshi. Iminsi uko yazaga nyine niko byagendaga biza, umunsi ukurikiye akaza umuntu gusaba, undi akaza abantu babiri, mbega abantu bahoraga bamusaba, nta gahenge bamuhaga, hirwa agatanga amafaranga dore ko afite amafaranga menshi. Nuko uko iminsi yagiye iza, wa mugabo bitewe no kwirirwa afasha abantu cyane, amafaranga yatangiye kugenda aba make, aramushirana, none asigarana amafaranga makeya mu bubiko. Wa mugabo wari umukire ufite amafaranga menshi wafashaga abantu, none amafaranga yatangiye kumushirana ku buryo asigaranye amafaranga
amafaranga make cyane atari menshi yamugira nyine yagumye kuba yatuma yitwa umukire. Amafaranga yiwe yaramushiranye kubera kwirirwa afasha abantu buri munsi amafaranga yiwe yamubanye makeya. Nuko uwo mugabo amafaranga amaze kumushirana nyine yaburaniwe, niko gufata umwanzuro arica nyine abitekereza, aravuga ati nafashije abantu benshi rwose muri izi karitsiye, ati byanga byakunda nanjye nimbegera nkabasaba ubufasha bw'ikibazo mfite nanjye bazamfasha kuko nabafashije rwose nta kibazo nta no kwitangira itama. Nuko abagiye kuri wa mugore wa mbere yafashije yahaye amafaranga ko yakwishyura umwana wiwe minervari. Arahagera nuko aravuga ati wa mugore we muraho neza, ati ndiza ko ibintu bimeze neza. Umugore aramubwira ati nta kibazo rwose, ati rero naburaniwe, ati numvaga nshaka ibiryo niyo mpamvu renjanga kugira ngo ndebe nimba wamfasha ukampa icyo kurya, dore ndashonje kandi n'amafaranga mfite. Nuko rwose nagushidikanye wa mugore yese azunguza umutwe, aravuze ati wapi rwose nta biryo mfite byo kuguha, ati biryo mfite nibikiya ntabwo byaduhaza, ati rwose nibiki cyane. Wa mugore abahakaniye wa mugabo w'umukire wamufashije ko yakwishyura umwana we minervari kugira ngo atamwirukana ku ishuri. Wumve abantu yamufashije kugira ngo yishyure umwana we minervari, noneho we aje kumusaba ibyo kurya kuko inzara imwishe, amubwiye ko ibyo bafite ari bikeya katabona ibibakwiriye we n'umwana we ndetse n'uwo mugabo w'umukire uje kubasaba. Ariko bitewe nuko uwo mugabo w'umukire n'ubundi atagiraga umutima mubi, ntiyabitinze aravuze ati wasanga nyine wenda uyu mugore byamo kumubwira ari ukuri, ibiryo ari bikeya kandi umwana nyine ashobora kuza akabirya. Ntiyabitindaho nuko guhaguruka arisohokera, nuko ajya kuri wa musore yahaye amafaranga ngo yo kuba yakoreza ngo umusheri wiwe ngo mu biruhuko ngo nawe nyine amasabe ibyo kuri yo kuri ibyo yari afite nyine amafaranga yamushiranye. Mu gukomanga wa musore akazajya amuhengereza mu madirishya habe no gufungura ngo basi yumve ikibazo cy'uwo mugabo afite, kuko yarumvisha amakuru avuga yuko nyine umugabo yakennye amafaranga yamushiranye, arimo kugenda asaba kuri babandi bose yagiye afashije. Uwo musore akamurebera mu madirishya habe no gufungura basi ngo yumve ikibazo uwo mugabo w'umukire wahoze ari umukire afite ngo abashe kuba yamufasha. Umukire nyine rero umwe avuga ati n'uyu nguyu koko nawe amemukire gutyo, nyine umukire byamuyobeye yibaza se abantu bose nafashije nuko nguko kumbi bameze. Arakomanga banga kumufungurira kandi yaraje kugira ngo asabe ibiryo byonyine arye kuko yarashonje. Uwo mugabo w'umukire banze kumufungurira nako wahoze ari umukire banze kumufungurira, niko gufata umwanzuro avuga ngo reka njye no kuri wa mugore nahaye amafaranga yo ko yakoresha anniversaire y'umwana wiwe. Agezeyo abwira nyine uwo mugore ikibazo cyiwe, ati mfite ikibazo rwose wamudufaranga nkajya guhiga ibyo kurya kuko ndashonje merewe nabi. Wa mugore aravuze ati wa mugabo wihangane pe, ati amafaranga mfite no kugurisha koshi n'inkweto zanjye ni kugura inkweto nyine nzambara, nta myenda mfite na n'ishakoshi mfite kandi rwose siganye udufaranga ducete wihangane rwose nakagufashije. Atari mfite amafaranga make kugurisha koshi n'inkweto. Wa mukiriye kubiswe n'inkuru avuga ati se nuko abantu bameze, ati abantu birirwaga mfasha, ataramubwiye amafaranga ari kugira ngo ame amafaranga nje kwica inzara nyine nahura n'ibibazo inzara imereye nabi, arambwira ngo amafaranga asiganye no kugura ishakoshi n'inkweto. Umugabo nyine byari byamuyobeye yavuze ati se abantu nafashaga nuko nguko bose bameze. None abantu bose birirwaga bamukunda bamusengiza ko ari umwami, abantu bose bamukundaga mu giturage bari basigaye noneho bamuhunga, bamubona bagamuhungira kure kugira ngo atabasha kuba yagira yababwira ibibazo afite. Abantu basigaye bamuhunga nta mafaranga namwe yari asigaranye, abantu basigaye nyine bamuvuga, ubona ko abantu yafashije bose nta numwe muzima ururimo, nta numwe warumwitayeho. Uwo mugabo abonye ko aho ngaho atuye nta muntu ushaka kumufasha, nta muntu ushaka kumwumva nk'uko bahoze bamwumva mbere, niko gufata umwanzuro avuga ati reka njye mu cyaro kureba mama wanjye, niwe wenyine nyine nsigaranye wabasha kuba wamwunda wamfasha, kuko yabonye ko nta keza k'abana b'abantu. Nuko akigera iwabo mu cyaro kwa mama wiwe, mama we yamwakiranye ubwuzu, dore ko mama we n'ubundi yarasanzwe nawe afite amafaranga menshi. Nuko umugabo nyine uwo mugabo w'umukire abajyanye na mama we mu nzu, atekereza ibibazo by'iyo mama wiwe, amubwira ukuntu yafashije abantu, amubwira abantu bose nyine yitayeho, ukuntu mu giturage ahantu yaratuye bamukundaga bavuga ko ari umugabo mwiza, ukuntu yafashaga abantu mu nsengero, atari ko we amafaranga yaramushiranye none afite ikibazo cy'inzara gusa, habura n'umuntu n'uyu n'umwe wabasha kwama amafaranga kugira ngo ajye kurya kuko yari afite inzara. Mama yiwe nukarebye umwana we mu maso nyine n'agahinda kenshi, mama baramubwira ngo mwana wanjye, ati kuri ino si, ati ntago ari ngombwa ngo umuntu afashe abantu bose, ati si ngombwa ngo ibibazo byose ubwiwe cyangwa se ibibazo byose ubonye ubikemure, ati ntago wowe ufite imbaraga zo gukemura ibibazo bya buri muntu wese kuri ino si, ati ibyo bintu nibijya bibaho, ati n'Imana ubwayo niyakemura ibibazo byacu twese, atarabireka bakabanza bakiga isomo. Rero nawe ibintu wakoze ni ikosa gufasha buri muntu wese, ntago ibyo bintu bijya bibaho, ntibyashoboka yuko umuntu afasha abantu bose.
hose. Ujye wiga aho imbaraga zawe zigarukira, ufashe abo ushoboye, abo udashoboye ntukabafashe, kandi ujye ufasha abantu nyine, ugafasha abantu bumva bafite ibibazo bifatika, apana gufasha buri wese ukubwiye ikibazo cyose mufashe. Ni byiza izo nama muwe nyine mo kumugira ati warasesaguye amafaranga yawe, turagaruka byakagenze mwana wanjye. Wabonaga ko mama wiwe nyine agenda kamwishe nyine avuga ati umwana wanjye nyine numugira neza, agakabya. Kuva icyo gihe uwo mugabo w'umukire yize isomo rikomeye. Mama yakimubwira amagambo yabaye nk'ufungutse amaso, kuko akazanye nabo arabona ukuri. Akibuka kuna abantu bose bamusabaga amafaranga bagiye no kuyakoresha ubusa, atavuga ati koko byumbwiye ni ukuri. Iyi nkuru rero ndagira ngo natwe tubashe kuba twayivanamo isomo kandi ryatugirira akamaro. Nimba uri umuntu mwiza, kuba umuntu mwiza ni ikintu bitwaye pe. Ntawe ugenda uba umuntu mwiza, buri muntu wese akwiye kuba umuntu mwiza, gusa menye ahantu ugarukira, umenye abantu ukwiye gufasha n'abo udakwiye gufasha. Uvuga ati iki ngiki nkwiye kugifasha, iki kibazo si nkwiye kuba nagifasha. Umenye imbaraga zawe ahantu zigarukira mu kuba waba umuntu mwiza, kandi mu gufasha abantu bose, kuri gufasha buri muntu wese ubonye ukamufasha. Menye yuko abo bantu bose birirwa ufasha, umunsi umwe bizagira none usigaranye nta kintu na kimwe ufite, nk'uko uyu mugabo byamugendekeye. Yafashaga buri umwe atitaye ku kibazo cy'umuntu afite, ukabona amuhaye amafaranga. Mu nyuma yaje kwisanga nta mafaranga namwe asigaranye, bitewe no kwirwa afasha abantu, gufasha ibibazo by'abandi bantu wowe utita ku byawe, cyangwa se utekereza uvuga ati aya mafaranga ndimo natanga njyewe nzayagaruza gute, ati bizagenda gute, twirwa mfasha abantu. Nyine we yarahubukaga guha amafaranga buri wese ngo nubwo ngari umwana mwiza. Nawe rero ugomba gufasha buri umuntu, ariko ukamenya ati ndafasha uyu muntu gutya na gutya bitewe n'ikibazo ambwiye, si ngombwa kumufasha cyangwa se si ngombwa. Ukamenya nyine ahantu ugarukira mu gufasha umuntu uwo ari we wese. Kandi ikindi ukwiye kumenya, gufasha buri umwe si itegeko, kandi nimba ufashije umuntu utazigera witega yuko abo bantu ufashije mu nyuma bazigira nabo baza kugufasha nk'uko nawe bafashije. Ibyo bintu byivane mu mutwe. Nimba uzi ko ufashije umuntu utazigera witega yuko nawe mu nyuma ngazaza kuba yagufasha, kuko ngo wamugire neza. Abantu ntago ari uko bameze, abantu turatandukanye. Nimba ufashije umuntu umufashe utamwitezeho n'ikintu na kimwe, kandi umenye naho ugarukira nawe mu gufasha abantu, umenye nawe ufasha nawe utagomba gufasha. Iryo niryo somo nagira ngo tuvane muri iyi nkuru yacu. Nimba wayikunze ibuka kuba wamfollowinga, ndetse utange igitekerezo cyawe muri comment n'isomo wabasha kuba wavanamo. urayikinga n'iyi video kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro cyangwa se izindi nkuru nziza nk'izi ngizi z'ubwenge zakugira akamaro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ciao ciao.